ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Musigaranye iki? niko gutsindwa kwacu. Niki usigaranye? Sha ko mwarimu bijyanye byose Niki usigaranye se iki? ntabyo tubabwira. Ndagutegetse mu izina rya Kristo. Wategeka. Mbega abagome, mbega abagome. Mwarimu dutunguye muri uyu mugoroba. Ugutegekesheje umuriro wa Roho Mutagatifu. Akareka yababa we. Kiravuga se kibi? Mwarimu bijyanye. Nibiki usigaranye se kibi? ntabyo tubabwira, twafunze. Ububasha bwari bwafunze byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwafunze byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibyo wafungishije byabishwanyaguje burundu mu izina rya Kristo Umwami. Inzugi zawe zose nzirimbuje inyundo ya Yosefu Mutagatifu. Zose ndazirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Zose nzirimbuje inyundo ya Yosefu Mutagatifu. Zose nziroshye mu nyengeri mu gihe. Byose abamarayika batagatifu n'abatagatifu bose babivana aho mwari mwabishe, babivana aho mwari mwabishe, babivana aho mwari mwabishe, babashingamo inkota n'amacumu n'imyambi n'ingabo zo mu ijuru. Byose muze mubyikore, bategetse kuza mubyikore. Sekibi, niki usigaranye? Inyigisho zacu twigishije abantu wa mugabo we. Nta kindi reka turi gufungisha imitima y'abantu twanangiye, twumvishije ko ari ibyabo, ntawe ushobora kubibambura, ntawe ushobora kugira ikintu na kimwe abambura, byose ari ibyabo. Mbese ntagomba ko twumvise ko atari iby'Imana yabahaye, hari ibyo bavunikiye, hari ibyo barwaniriye. Ubwo bubasha rero bw'imitima yabo nibwo turi gukoresha, n'imbaraga z'imitima yabo nizo turi gukoresha tubifunga. Harimo tutsinze. Imitima yabo ndayifunguye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ugushaka kwabo ndakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ugushaka kwabo n'ugushaka kwanyu ndakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ugushaka kwabo n'ugushaka kwanyu ndakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ndakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imitima yabo ndayibohoye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Imitima yabo nyeguriye Kristo Umwami. Bose mbeguriye Kristo Umwami. Bose mbinjije mu mutima mutagatifu wa Kristo Umwami. Bose mbinjije mu mutima mutagatifu wa Kristo Umwami. Sekibi. Sekibi. Karame. Niki usigaranye? Ibyo bintu mubireke. Niki usigaranye? Mubireke isi twaba tuyiciye. Byaba biturangiranye. Sekibi. Twarwana ijoro n'amanywa, bino ntabwo turi bubemerere. Niki usigaranye? Mwatsinze ingamba nyinshi, ntabwo tubemerera kubutsinda. Niki usigaranye? Ntabwo tubabwira. Ndagutegetse mu izina rya Kristo Umwami bivuge. Nyina wa jambo ntabwo ukandagira kumena umutwe bivuge. Inkota yahuranije umutima utagira inenge wa Bikira Mariya n'igushwanyaguza bivuge. Amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho bivuge. Imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho bivuge. Ndagutegetse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi. Ndacyabona ko yatambitse cya gikoni kimeze nk'icuma cye. Akigira gutya gitambitse gutya. Amacumu y'imandwa ndayavunaguye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Amacumu y'imandwa ndayavunaguye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Inkoni z'imandwa ndazivunaguye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Intebe z'imandwa ndazitwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Intebe z'imandwa ndazitwitse burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ibicaniro by'imandwa ndabishimije burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byose mbiroshye mu nyengeri mu gihe. Sekibi. Niki usigaranye? Niki usigaranye sekibi? Sekibi. Niki usigaranye? Oya, ibyo bintu reka ntabwo twakongera kubivugaho. Ibiki? Ntabwo twakongera kubivugaho. Ibiki sekibi? Ese murashaka ko isi tuyitakaza aka kanya? Ububasha bwakubuzaga kubivuga ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ububasha bwakubuzaga kubivuga
byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho zari zifungiye mu bapfumu no mu barozi ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo. Roho zari zifungiye mu bapfumu no mu barozi ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Zose nzeguriye Kristo umwami. Roho z'abapfumu n'iz'abarozi ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho z'abapfumu n'iz'abarozi ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho z'abicanyi n'abajura ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho z'indaya n'inkozi z'ibibi ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho zose wari wikingirije ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho zose zagukingirizaga ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roho zose zagukingirizaga ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Zose nzeguriye Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaye ndi kubona muri kurwana gusa amaboko n'amaguru ye ndayaciye burundu mu izina rya Kristo umwami. Amaso n'amatwi ye ndayamenye burundu mu izina rya Kristo umwami. Kopi ye ndayitwitse burundu mu izina rya Kristo umwami. Nyoroshye mu nyenga y'irimbukye. Sekibi karama mugabo nicyo usigaye nicyo usigaranye Sekibi. isi ntabwo nayibarekurira abantu mwabajyana ariko isi ntabwo nayirekura kubera icyo utayirekura kuko ariyo mfatisha muntu. Isi mu gihe itaba ihari umuntu nawe nabamutsindiweho kuko muntu mugumana kubera isi. Imana umwami wanyu rero nawe yararebye abona umwana we icyo ari gushaka ntabwo ashaka gusiga ibyo se yamuhaye. Ni ishyaka umwana ari kurwanira se. Mu gihe rero umwana ari kurwanira isi ngo ayishyire ise mbese ayishyire umuvandimwe we bayishyire se byose babijyanane nawe ari kurwana kugira ngo amuhereze iyo si mbese icyo umwana aririye arashaka kukimuha. N'impamvu ubona twagiye turwana n'abatagatifu benshi tukarwana no kugira ngo imibiri bayisige ku isi bajyane roho ariko imibiri bayisige. Imibiri urebye ni isi twararwanaga kugira ngo nyine isi ntibayijyane kuko iyo bajyana n'imibiri yabo bari kuba bajyanye isi. Twamye rero turwana urwo rugamba guhera kera. Noneho banagenda abo batagatifu bakabona za nyigisho basize batanze bakabona mbese ibyo basize bubatse bakabona turongera kubivuyanga dukoresheje yasi badusigiye banze kurwana kugira ngo nayo bayijyane. Ubwo rero umwami wanyu we yashatse guhindura strategy kugira ngo n'isi nayo ayitwambure burundu byose mbese umuntu abijyane mu ijuru. Ubu rero ni rwo rugamba turi kurwana. Ntabwo isi twayibarekurira burundu wa mugabo we. Sekibi Karama wa mugabo. mwese ntabwo uzi ko Bikira Mariya nyina wa Jambo yaje gukura isi mu rwobo. Ni rwo rugamba turiho. Ni rwo rugamba. None se ubona yaraje gukina? Yaje gukina ariko natwe ntabwo dukina. Ari wowe nawe urusha undi ububasha ninde? Arabufite ariko natwe turarwana ku bwacu. Urwanisha iki? Turarwanisha abana be bamurwanya. Turarwanisha abana be bamurwanya. Twe Umwana w'umurwanyi nta bubasha dufite. ntuzongere kubibeshya isi. Nta mwana w'umurwanyi. Ariko twarabigishije kumurwanya. Nimwe mu murwanya ntabwo ari abana be. Nta mwana w'umurwanyi. Nibyo nta mwana we ariko twarabatoje kumurwanya. Ntabwo mwabatoje kuko nta mwana w'umurwanyi. Nimwe mu murwanyi. Imibiri y'abana ba nyina wa Jambo mwari mutuyemo ngo mumurwanye mubeshya ko n'abana be yayibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Imibiri y'abana ba nyina wa Jambo yayibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ububasha bwari mu mibiri y'abana ba nyina wa Jambo yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ububasha bwari mu mibiri y'abana ba nyina wa Jambo yaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Rwose muroshe mu nyenga y'irimbukye. Roho z'abana ba nyina wa Jambo zitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zitegetse gusubira mu mibiri yazo. Zose nzeguriye nyina wa Jambo. Isi yose irakurata. Mariya wabyaye umwami
ugabwa ikuzo mu ijuru aho uganje udusabira dore abana be Mariya barashaka gusa nawe kunyura Imana nkawe Mariya ngo baronke ingoma y'ijuru isi yose irakurata Mariya wabyaye umwami ugabwa ikuzo mu ijuru aho uganje udusabira isi yose ndayikwambuye burundu mu izina rya Kristo umwami isi yose ndayikwambuye burundu mu izina rya Kristo umwami ku bubasha bwa Roho Mutagatifu nisunze Bikira Mariya nyina wa Jambo isi yose nyeguriye Bikira Mariya nyina wa Jambo ayishyikirize Kristo umwami Kristo umwami ayishyikirize Imana Data yayibeguriye burundu mu izina rya Kristo umwami sekibi mugabo we rugamba ruradukomeranye kubera iki mwabeshya ubutabera mugabo we nirwo rugamba turi kurwana nta kindi butwarwanisha atari ukuza kwiyahura ngo tubeshye ubutabera nubwo tuba tuzi ko bidukoraho bamuzi ko bibakoraho tuba tuzi ko bidukoraho nyine ko ijuru ribibona ko n'ubundi tubeshye rizabiduhanira ariko tuzisanga ahubwo ari twe twaguye mu mutego mwaguye mu mutego ntabwo twari tuzi ko bahita babahishurira ibi bintu byose nibyo bidukozeho umutego mwaguyemo n'ubuhe uyu mutego wo kumenya ibyo byiciro 9 wa mugabo we ibyo byiciro 9 nibyo twagombaga gutsindirwaho kuko nibyo twarwaniragaho nijoro ibyiciro 9 by'isi y'umubiri tubitsindirwaho burya iyo umwana avutse iyo avutse burya tuba tubitsindiweho dusigara turwanira ku byiciro 9 bisigaye by'isi ya roho aho umuntu dukomeza kumutoza nyine imibereho y'ibyacu kugira ngo agume muri iyo si y'umubiri yajemo isi ya roho ntazigera nayitekereza na rimwe ibyo rero twamaga tubirwaniraho nijoro cyane kuko ijuru ryashakaga ko ibyo byiciro 9 by'umubiri mutabigumaho ahubwo muhita mwinjira mu byiciro 9 bya roho noneho roho igahita iba ari igenga ibindi byiciro byose mbese bikamera nk'aho bibaye ibyiciro 9 bimwe byunze ubumwe nta by'umubiri nta n'ibya roho bihari ibyo rero twamaga tubirwaniraho nijoro umuhenerezo ku buryo tutigeraga dushaka ko muzigera munabimenya twashaka ko namwe ubwanyu muzakomeza murwanira kuri ibyo 7 cyangwa mwagerageza mukagera mu cya 8 ariko icya 9 ntabwo twashaka ko muzigera mukigeraho kuko twamaga icyo twakoreshaga na cyane kuko n'ubundi ni cya 8 iyo mwakigezemo biratugora kuhabakura icyadushobozaga kuhabakura ni isi twabaga dufiteho ububasha ku buryo niyo tubabwira ngo dufite ngo twagize ububasha ku mibiri yanyu ni isi twabaga twagizeho ububasha ntabwo twajyaga kugira ububasha bwo kugira ikintu dukora ku isi tudafite ububasha ku mubiri wa muntu kuko umubiri wa muntu iyo wagizeho ububasha n'isi y'igitaka uba wagizeho ububasha kuko buriya nimba hari ibintu twibandaho mu buzima bwabo bwa muntu ndetse n'ubwa hano ku isi yo hanze ni ubutaka amazi n'ikirere ibyo bitatu iyo twabifashe burya tuba dufite ububasha ku isi nyine kuko na muntu agizwe n'ibyo bice bitatu ikirere burya ukigereranya na roho kuko si ikintu gifatika kuko iyo wagize ububasha ku butaka uba wagize ububasha ku mubiri wa muntu wagira ububasha ku mazi ukaba wagize ububasha ku maraso n'amazi bya muntu nako ku mazi ya muntu wagira ububasha noneho rero ku maraso ya muntu ukaba ugize n'ububasha kuba wagira no ku isanzure wagira mu kirere kuko ibyo byombi biruzuzanya twamaga rero turwana kugira ngo isi tuyicemo ibice muri iyi si twayicagamo ibice isi urebye ntabwo yuzuye urebye mu isi ya roho wenda ushobora kubona isi nyine y'igitaka ibumbye ari umubumbe ariko mu isi ya roho iyo tuyirebye tubona twarayiciyemo ibice twari twarayiciyemo ibice ku buryo iyo mwarwanaga bikomeye mwarwanaga mukagera ku gice kimwe mwarwanaga mukagera nko ku bice nka 3 icya 4 tukakiba kuko isi iciyemo ibice 4
uko isi mwumva nyine ifite amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, ni ibice bine n'ubundi. Ibyo bice bine rero hari igihe twibaga kimwe tukakijyana, mugafata bitatu, mukongera mukatwambura icyo, tukongera tukarwana no kwiba ikindi, ku buryo twamaga turwana ibishoboka byose kugira ngo igihe cyose twame hari ikintu dufite ku isi. Niyo ari n'igihe mwabaga mwigarure n'isi yose, ariko tukagira akantu na gatoya dukura mu isi tukakajyana. Ako gato kavuyemo burya n'isi ntabwo iba yuzuye. N'utuntu dutoya, n'aya mabuye y'agaciro mubona twirirwa turwanira, burya ni ububasha, ku buryo iyo tufashe n'akabuye k'agaciro kamwe kangana n'umusenyi tukakajyana, hari ikintu tuba dukuye ku isi. Ntabwo iba ari isi y'igitaka nk'uko muba mubibona, ni isi yanyu, y'imibiri yanyu, haba hari akantu twayikuyemo, kandi ako ngako kayivuyemo ntago umuntu aba yuzuye, nta n'ubwo isi iba yuzuye. Ibyo rero twamaga turwana ibishoboka byose, turwana umuhenerezo kugira ngo byibuze hagire akantu na kamwe, niyo kaba n'akangana n'umusatsi wa muntu, tube twakagumana. Nitwakagumana, mwe ntimube mugifite ububasha bwo kujya muri uwo mwami wanyu ngo mugumemo. Mutamugumyemo rero ntago, mbese kutamugumamo twakoreshaga icyo, ako kantu kabaga kabura. Ni nako kandi ako kantu kaba kabura, ako gatoya, niko twongera tukanyuzamo imitongero n'ibihango n'amasezerano ababuza amahoro y'uwo Kristo. Ntago mushobora kwakira amahoro, ako kantu gato niko kaba kangana urwara tugafite. Iyo tugafite ntago mushobora kugira ya mahoro ya Kristo, kuko ako kantu kaba gafite impamvu. Niba babwira ko n'imisatsi yo ku mutwe wanyu bibaze, urumva ko n'umusatsi wo ku mutwe wanyu ufite ububasha, ku buryo iyo dufite ububasha kuri wo, biba bigoye ko mwavuga ngo mwagira amahoro yuzuye. Ubu rero hari abantu benshi dufiteho ubwo bubasha, haba ku misatsi, haba mbese iyo tuvuga ngo dufite igice cy'isi twafashe, ni abantu tuba twafashe runaka. Ntago ari igice nanone cy'isi wavuga ngo nk'ibyo bice bine ngo bigize. Ni abantu bo mu gice kimwe, nko mu gihugu runaka tuba twafasheho tukagiraho ububasha, cyangwa dufiteho ubwo bubasha, haba ubw'imisatsi, haba ubw'amaherena, haba ubw'inzara, haba ubw'imyambaro, haba, ni ukuvuga ngo buri kantu kose kageze muntu twagizeho ububasha. N'ibyo by'amaherena byo kwitobora, burya nabyo ni ububasha tuba twagize ku matwi yabo. N'inzara baba bishyizeho, ni ububasha tuba twagize ku matwi yabo, nyine iyo bitoboye n'inzara tuba twagize ububasha ku ntoki zabo no ku maboko yabo. Ku buryo rero nibwo buryo tubabwira ko tuba dufite misi. Mbese utwo tuntu twose tw'imihango dukorera ku mibiri y'abantu. Imyambaro iyo ari yo yose burya iyo uyifashe ntuyisabire umugisha nk'uko twabibabwiye, iba iri mu bubasha bwacu. Nta kintu na kimwe kitaba kiri mu bubasha bwacu. Bisaba ko mubisabira umugisha, haba mwebwe umwambaro mwaguze. Iyo musabiriye umugisha ntabwo muba mugomba gusaba uwanyu gusa, musaba n'uw'ibiri ku isi yose. Nimba ari inkweto uguze ukazitera umugisha, ugasabira n'iziri ku isi yose, kuko muri umuntu mwenyine murasabirana nk'uko babibabwira. Ibyo rero twamaga turwana kugira ngo byibuze tugire akantu na kamwe tugiraho ububasha muri ibyo. Nitwagira ububasha muri byo, duhite tugira n'ububasha kuri muntu, ntitugire ububasha kuri muntu, tube tugize ububasha ku isi, ku buryo isi yose kugira ngo izabe ibumbye yuzuye 100%, nta n'akadomo kayiburamo, biba bigoye. Kandi mu gihe ituzuye 100%, muntu ntabwo yagira amahoro byuzuye. Bisaba ko tuba dufite ububasha byanze bikunze muri ibyo bice. Twamaga rero turwana. N'ubu nibyo turi kurwana nabyo, ntabwo tubibemerera kuba, ntabwo tubemerera ko mumenya uburyo muri busenye ibi bintu rwose, kuko twaba dutsinzwe. Umutagatifu yamaze kubisenya cyane. Umutagatifu uramuzi se ikibintu? Uramuzi? Niba ariko mubyemera ubwo birasenyutse. Yabirangije kuko byose arabizi. Ni ingingo idutsinze. Ni ingingo y'ububasha idutsinze, wa mugabo we. Karame wa mugabo we. Ikinyoma wabeshya ubutabera n'iki? Amazina.
Mazina ba mugabo we. nyuma wakibeshye kugira ngo bigende bite? Ikibeshye kugira bigende bite ni ukwiyahura. Iyo tuje kubeshyerego, iyo tubeshya ubutabera turi n'imbere y'ijuru kuba ari nko kwiyahura wa mugabo we. Ni ukwiyahura, tuba twiyahura kuko Ukibeshye byakumariye iki? bimarira ko nkomeza kugira byibuze kuguma aho ngaho sindimbuke burundu. Kuko erega ubu muri mu gihe cyo kundimbura burundu. Ntabwo rero niba urebye turi gukoresha dufitemo ububasha bwinshi kugira dukomeze gusakaza ububasha bwacu ku isi, kuko twarabibonaga ko igihe kizagera mugafunga amayira yose ava mu nyenga aza ku isi. Turafata rero umuntu wanyu w'inkomoko yanyu tumushyiramo ububasha bwinshi twari dusigaranye kugira ngo abe ikimenyetso gikomeza kubarwanya, mbese ari uwanyu bari muri kubarwanya, ku buryo rero kugira ngo mumubohoye bigakunda twaba dutsinzwe burundu, kuko ububasha bwacu bwose twabumushyizemo. Nta bundi bubasha bwacu busigaye, bwose twabumushyizemo. Uriya ni mumutsinda muzaba mudutsinze burundu, mbese nimutsinda ububasha bwacu twamushyizemo. Niwe rero twari turi kurwanaho kugira ngo mutazigera mumubohora. ububasha bwanyu mwashyize muri byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwana. Imandwa zose n'abazimu mwamubitsemo byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwana. Ububasha bwose mwamubitsemo byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwana. Bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro, bwose mburoshye mu nyenga y'irimbukiro. Ikinyoma mwabeshye kibarimbure, ikinyoma mwabeshye kirimbura ibyo mwashyize muri byose. Roho zose zo mu muryango zibohoye burundu mu izina rya Kristo umwana. Yazibohoye burundu mu izina rya Kristo. Roho zose z'abo mwagize abapfumu n'abarozi yazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwana. Zose nzeguriye Kristo umwana. Sekibi, sekibi, Karame wa mugabo we. nicyo usigaranye? Ntabwo reka dushaka byose mubijyana. Ndagutegetse mu izina rya Kristo umwami, ububasha bwa Roho Mutagatifu. Uko utinda kubivuga, umuriro wa Roho Mutagatifu ujye ukumanukiraho. Ndabitegetse mu izina rya Kristo umwami. Turashaka gukomeza guhatiriza ngo icyizere n'ukwemera by'umwana bitakare, ntitube tukemeye gutsindwa n'ingabire ye. Ububasha bwahatirizaga ngo icyizere cy'umwana gitakare byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Muroshye mu nyenga y'irimbukiro, muroshye mu nyenga y'irimbukiro. Muhaye ukwemera n'icyizere, ubutwari n'ubudahangarwa. Muhaye ubutwari n'ubudahangarwa. Mwambitse ubudahangarwa bwa Kristo umwami, mwambitse ubutwari bwa Kristo umwami, mwambitse imbaraga za Roho Mutagatifu, mwambitse imbaraga za Roho Mutagatifu, muzungurukijeho umuriro wa Roho Mutagatifu. Karame wa mugabo, Nicyo usigaranye? ubutwari bwe turi kuburwanya, ntabwo twishaka ko abukoresha. Ntabwo tubyemera, ntabwo twemera gutsindwa gutya. Ubutwari bwe mbushyizemo imbaraga za Roho Mutagatifu, ubutwari bwe mbushyizemo imbaraga za Roho Mutagatifu. Ubutwari bwe ndabubohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ubudahangarwa bwe ndabubohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ingabire ze ndazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Muhaye inkota ebyiri zityaya mu gihome ziriho umuriro wa Roho Mutagatifu, azajya zibarimbuza igihe cyose muzaba mushatse kumwegera. Yazimuhaye burundu mu izina rya Kristo umwami. Sekibi, nicyo usigaranye? Buroke twashyizeho ngo isi itazamuka ngo igere muri Kristo. Buroke mwashyizeho ngo isi itazamuka ngo igere muri Kristo byayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Nyirimbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu, nyirimbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu, nyirimbuje inyundo ya Yosefu mutagatifu. Yosefu mutagatifu na nyina wa Jambo, isi bayizamure bayishyikirize muri Kristo. Yosefu mutagatifu na nyina wa Jambo n'abamarayika n'abatagatifu basanzwe bafatanya urugamba bazamura isi bayishyikirize Kristo umwami. Sekibi, ibintu ntabwo turemerera kubirangiza gutya. Twaturimbutse nabi, murimbutse nabi gute? ntabwo twatekereza ko rwose uru rugamba mwari kurwana uyu munsi. Kuki mutatekereza ko twari kurwana uyu munsi?
bahejuru ryaba ridutunguye Hmm? ryaba ridutunguye mwese ijuru nifite ububasha bwo gukora icyo rishaka n'igihe ribishakiye. Ntabwo ijuru ritungurana, rikora ibyo rishaka n'igihe ribishakiye. Ibyo ntubizi? ibyo ndabizi ariko noneho ntabwo ibintu mwese ribatungura musanzwe mujya inama. baba we Ese ijuru rigomba kubagisha inama. niba bari kwizamurira isi noneho we niba bari kwizamurira we Seki, karame wa mugabo icyo usigaranye. ntibukuruzi dukomeje gukuruza turwanya ab'ijuru ngo ntibayigeze muri kirisitu neza. Rukuruzi mwakuruzaga byayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Rukuruzi mwakuruzaga byayirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Isi nyicometse kuri rukuruzi y'ijuru, isi nyeguriye ijuru. oya we ntabwo twakabera ngo ijuru ritugenze ukwe baba we Byarangiye ntabwo ijuru rikina. Uko rivuga niko rikora. Kandi ibyo wari ubizi ko isi atari iyawe? Ntabwo wari ubizi se? Ntabwo wari ubizi? Ntabwo wari uzi ko ijuru rigomba kwisubiza ibyaryo? baba we Ntabyo wari uzi? Kuki wiha kurwanira ibitari byawe? Hari n'akadomo washyizeho bayirema. ijuru riraduhemukiye Sekibi, nicyo usigaranye? tugeze saa sita za nijoro ntabwo mwambuye dutsinze Kubera iki? kubera ko ariyo masaha y'abantu twari twaratoje imico yo kuza kudutura ibitambo kandi tuba dufite imbaraga nyinshi cyane iyo babidutura. Mbese ayo masaha tuba dufite imbaraga nyinshi cyane. N'ubu ngubu utubaraga dufite nabo twamenyereje bagomba kudutura igitambo aya masaha bari kubidutura, bari kudutura ibitambo. Abo turi gukoresha badutura ibitambo wa mugabo n'imico n'ingeso byacu twabashyizemo. Abo mwakoreshaga babatura ibitambo n'imico n'ingeso zanyu mwabashyizemo, imico n'ingeso zanyu byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ububasha bwabakoreshaga byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Abo mwakoreshaga bose ndababohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Bose mbeguriye Kristo umwami, bose mbeguriye Kristo umwami. Kandi uko ukomeza kwinangira ibihano byawe bijye byikuba inshuro miliyari 800, ukubye 7 inshuro 70 kuri buri segonda yose utinda, kandi bizajye byikuba kugeza igihe Kristo umwami azagarukira aje guca imanza z'abazima n'abapfuye. Yabitegetse burundu mu izina rya Kristo umwami. Sekibi, Gutsirwa kuri iyi shuro n'ubundi byaba biturangiranye wa mugabo ibyo bidukangisha. gutsindwa ko watsinzwe iyo wafashwe uba watsinzwe, nawe urabizi. Iyo wafashwe uba watsinzwe. Byarangiye rero. Sekibi, Karame wa mugabo nicyo usigaranye? ububasha buri muri turi gukoresha. Ububasha mwakoreshaga buri muri byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Ibiyoka byabakoreragamo biciye imitwe mu izina rya Kristo umwami. Bicimirizo burundu mu izina rya Kristo umwami. Ubumara bwabasohokagamo ndaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Roya yazibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Zose nzeguriye Kristo umwami. Sekibi, Karame wa mugabo nicyo usigaranye? urugabano urukuta twashyize hagati y'icyiciro cya 8 n'icya 7 twafungishije isi kugira ngo utinjira muri Kristo. Urukuta mwashyize hagati y'icyiciro cya 8 n'icya 7 byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo umwami. Duroshe mu nyenga y'irimbukiro. Sekibi, Karame wa mugabo nicyo usigaranye? ibice by'isi turi kugenda dusigaza inyuma twanze kurekura. Ibice by'isi mwasigazaga inyuma byabibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byabibohoye burundu mu izina rya Kristo umwami. Byose mbyeguriye Kristo umwami.
Sekibi. karame wa mugabo. Nicyo usigaranye. Amatara yanyu turi gukomeza kurwana no kugira ngo ntakomeze kwaka wa mugabo atabamurikira burundu. Amatara 7. Ububasha bwabuzaga amatara 7 kwaka. Byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Byaburimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Yahaye ububasha bwo kwaka inshuro 1000 uko yakaga. Yahaye ububasha bwo kwaka inshuro 1000 uko yakaga. Yahaye ububasha burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi. Karame. Icyo usigaranye. Ibyo twaremye ku isi wa mugabo dufatanyije na muntu tugashyiramo ububasha bwacu n'amasezerano n'ibihango n'imitongero twabitongereyemo kugira ngo igihe muzamure kurwana no kwinjiza isi muri Kristo bizabe nabwo ububasha burwana no kugira ngo bitinjiramo. Ibyo byose mbirimbuje isezerano Kristo Umwami yagiriye mu Faustina yuko mbere yo gukandagira ku isi azabanza kurimbura ikintu cyose mwakoranye na muntu. Byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Birimbuje iryo sezerano rya Kristo Umwami. Byose byabirimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Ma Faustina nakujanjagura umutwe. Ma Faustina nakujanjagura umutwe. Ma Faustina naguca amaboko n'amaguru. Ma Faustina nakurimbure. Byakurimbuye burundu mu izina rya Kristo Umwami. Sekibi. Karame. Nicyo usigaranye. ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.